Kujya kubashimira abakunzi bacu dukomeje kubana nkuko twabibabwiye mu biganiro byahise ino cano ducishaho ibiganiro bitandukanye, hacaho amakuru y'imyidagaduro, hagacaho amakuru agezweho, tugacishaho n'ibiganiro by'ubuzima. Turashimira abakoze subscribe, tukaba tunasaba abatarayikora kuba mwayikora kugira ngo dukomeze kubana hano kuri iyi cano, tubibutsa gukanda no kuri ako kamenyetso k'inzogera kugira ngo amakuru mashyashya mujye mubasha kuyabona. Ikiganiro cyacu cy'ubuzima uyu munsi kiribanda ku bwonko. Wajya wibaza impamvu utekereza ibintu byinshi kandi wumva utazi ahantu biri guturuka, ukahora wumva uhangayitse utazi imihangayiko ahantu iri kuva. Ese wajya wibaza impamvu ujya kuryama ukabura ibitotsi? Yego, birashoboka ko wowe byaba bitakubaho, ariko uzi abantu bamwe mu nshuti zawe cyangwa abandi bantu ubona bahafi aho ngaho, umuntu ashobora gutangira ikintu ariko ntagere akirangiza, akagihagarika gitse hagati akongera agatangira ikindi. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe bimwe mu mpamvu zibitera, kandi tugiye kureba n'uburyo twabikemuramo. Muri iki kiganiro cyacu turifashisha ubushakashatsi bwakozwe na Harvard University yo muri Amerika. Ubushakashatsi buvuga ko hari ibintu 10 umuntu akora buri gihe byangiza ubwonko bwe. Hari abantu bamwe badakunda kujya hanze, bamara umwanya munini baruhutse cyangwa baryamye mu cyumba kijimye bumva umuziki mwinshi muri ekuteri. Ubushakashatsi bugaragaza yuko imyitwarire nk'iyi ngiyi igira ingaruka mbi ku bwonko. Muri iyi nkuru yacu uyu munsi turibanda ku migirire 10 nk'iyi ngiyi yangiza ubwonko bwawe, tunigiremo n'uburyo bwo kuyirinda. Nkuko twabivuzeho tugitangira, muri iyi nkuru yacu turibanda ku bushakashatsi bwakozwe na Harvard University hamwe n'ikigo cy'igihugu cya Amerika gishinzwe indwara zo mu mutwe. Ikintu cya mbere cyangiza ubwonko bwacu, kudasinzira bihagije. Nkuko ubushakashatsi bubivuga, abantu benshi ntabwo bajya bafata umwanya ngo basinzire bihagije. Kudasinzira bihagije byangiriza ubwonko cyane. Bavuga yuko gusinzira bihagije ku bantu bakuru, nibura ugomba gusinzira hagati y'amasaha 7 cyangwa 8 mu masaha 24 agize umunsi. Impuguke zikomeza zivuga ko ibyiza ari ugusinzira nijoro. Ubwonko buruhuka nyuma yo gusinzira, nanone ubwonko burema uturemangingo dushya iyo wasinziriye. Bakomeza bavuga yuko mu gihe wasinziriye amasaha atagera kuri 7, utwo turemangingo dushyashya tutigera tubaho. Bakomeza bavuga yuko ingaruka zo kudasinzira neza, amaherezo ntukibuka ikintu na kimwe kubera ko utwo turemangingo ubwonko dukora wasinziriye nibyo bifasha umuntu kwibuka. Birakugora kwibanda ku kintu ngo kirangize, ugorwa no gufata ibyemezo. Kubura ibitotsi byongera indwara yo kwibagirwa ku muntu. Gusinzira bihagije ku bantu bakuru bivuze ko ugomba gusinzira amasaha 7 kugeza ku 8 mu masaha 24 agize umunsi. Impuguke zishishikariza abantu gusinzira nijoro gusa ngo nibyo byiza. Ubwonko buraruhuka nyuma yo gusinzira, kandi ubwonko bubona umwanya wo gukora uturemangingo dushyashya we wamaze gusinzira. Niba ushaka kurinda ubwonko bwawe, hari igisubizo kimwe gusa: fata nibura amasaha 7 yo gusinzira nijoro. Ariko bavuga ko igihe cyiza cyo gusinzira ari nibura ari amasaha 8. Bagira inama abantu ko ubanza gusukura icyumba cyawe mbere y'igihe kugira ngo ubone ahantu ho gusinzirira neza. Ni ngombwa ko ubanza kwitondera bino bintu mbere yo kujya kuryama: kugabanya urumuri mu cyumba cyawe, gutegura igitanda mbere y'igihe kuko bikurura ubwonko kumenya yuko ahantu hameze neza bukumva burisanzuye, gutegura imyenda yawe ukayishyira ahantu habugenewe mbere y'igihe. Reba uburyo wagabanya ubushyuhe bw'icyumba, bigomba kuba bumeze neza. Kandi ntugasinzire wipfutse igitambaro mu maso, kuko mu gihe usinziriye ukenera kwinjiza umwuka mu mubiri wa oxygene, ugasohora carbon dioxide. Iyo wipfukiranye mu maso utuma umwuka wa carbon dioxide wirundanya mu isura yawe. Ingaruka zabyo ni uko ushobora kubura umwuka nijoro mu gihe usinziriye. Helicóptero, helicóptero. Mata. ¿Pero qué ha pasado? Icya kabiri, kudafata ifunguro rya mu gitondo. Kutarya ifunguro rya mu gitondo si byiza kuko ifunguro rya mu gitondo ritanga imbaraga zituma umubiri ukora umunsi wose. Abantu benshi bihutira kujya mu kazi batafashe ifunguro rya mu gitondo, ariko mu by'ukuri ntabwo ari byiza kuko umuntu aba aretse ikintu cy'ingirakamaro. Kudafata ifunguro rya mu gitondo bigabanya ikigero cy'isukari mu maraso, bikaba bigira ingaruka mbi ku bwonko. Kudafata ifunguro rya mu gitondo wikurikiranya bitera kwangirika k'ubwonko, bigabanya imikorere y'ubwonko n'imikorere y'uturemangingo, kandi kubura intungamubiri bituma ubwonko budakora neza. Ikintu cya gatatu ukwiye kongera kwitonda: kutanywa amazi menshi ahagije, nabyo byangiza ubwonko. Burya 75% by'ubwonko bwacu ni amazi. Kubw'iyo mpamvu kugira amazi meza mu bwonko bwacu ni ingenzi kugira ngo ubwonko bukore neza. Ibura ry'amazi rituma ingirafatizo z'ubwonko zigabanuka, kandi uturemangingo tugatakaza imikorere yatwo. Ibi bishobora kugabanya ubushobozi bwo gutekereza mu buryo bwumvikana cyangwa gufata ibyemezo. Amazi si ingenzi ku mubiri wawe gusa, ahubwo by'umwihariko no ku bwonko.
Nk'uko abahanga babivuga, umuntu mukuru nibura agomba kunywa litiro 2 z'amazi ku munsi kugira ngo ubwonko bwe bukomeze kugira ubuzima bwiza. Kuko kunywa amazi bishobora kwiyongera bitewe n'ibyo wariye, ubuzima bwawe, imyaka yawe, uburyo ubayeho, akazi ukora ndetse bitewe n'ikirere ukuntu kimeze aho uri. Icya kane, kugira stress nyinshi byangiza ubwonko. Kugira umujagararo cyangwa se mu ndimi z'amahanga stress igihe kirekire bituma uturemangingo tw'ubwonko dupfa, igice cy'imbere cy'ubwonko kikagabanuka. Bigira ingaruka ku bushobozi bwacu bwo kwibuka no gutekereza. Abashakashatsi bavuga ko abantu bita cyane ku kazi amaherezo bibatera guhorana umujagararo no guhangayika. Bagira inama abantu ko ukwiye gutekereza ibintu ushobora kubonera ibisubizo aho gutakaza umwanya utekereza ibintu udashobora kubonera ibisubizo, kuko nabyo byongera stress. Hari abantu bakomeza gukora ibikorwa byo kurushya ubwonko niyo baba barwaye. Ubushakashatsi buvuga ko bigira ingaruka mbi kandi z'igihe kirekire ku bwonko. Bakaburira abantu ko ibyo wabyirinda kuko bigira ingaruka igihe kinini. Ibyo ushobora kwirinda bishobora kukurinda stress. Guma ahantu hamwe igihe kirekire bishobora kugutera imihangayiko cyangwa se stress. Muri iki gihe hari benshi bafite akazi kabasaba kwicara umunsi wose. Ati byiyongeyeho bamwe muri twe bakorera mu rugo ndetse no mu gihe cy'ibiruhuko ntibashaka gukora imyitozo ngororamubiri cyangwa bakora n'imirimo y'amaboko. Ibi byongera indwara z'umutima ndetse na diyabete. Indwara zo mu mutwe nazo zishobora kuziraho. Kugira ngo ubwonko bugire ubuzima bwiza, kora imyitozo ngororamubiri buri gihe. Ubakorera aho baba bicaye uhaguruka nibura buri minota 30. Bakagira abantu inama ko mu rwego rwo kuza kubyibagirwa ushobora gukoresha isaha ikajya kwibutsa. Kwiruka cyangwa kugenda n'amaguru mu gihe cy'iminota 30 nibura iminsi 3 mu cyumweru ni ingenzi. Icya gatanu cyo kwitondera kuri buri muntu wese, gukoresha Google cyane. Birazwi neza ko abo mu gisekuru cyatubanjirije bakundaga kubara mu buryo buto badakoresheje ibyuma. Byagombaga gufata mu mutwe ibintu byinshi. Nyuma yo gusoma ibitabo byinshi, ubumenyi bwabo muri rusange bwabaga ari bwinshi. Iyi myitwarire ni nk'imyitozo yo mu bwonko, bituma imbaraga zo gutekereza no kwibuka bikomera igihe kirekire. Ariko muri iki gihe cyacu ntabwo dukeneye kwibuka ibintu byinshi. Kwishingikiriza cyane ku ikoranabuhanga byagabanyije ubushobozi bw'ubwonko bwacu. Ubushobozi bwo kwibuka no gutekereza buragenda bugabanuka uko bwije n'uko bukeye. Abashakashatsi batanga inama kugira ngo ubwonko bwawe bukomeze gukora. Ibuka ibintu udakoresheje ishakiro rya Google. Cya gatandatu, guhora ukoresha ekuteri n'umuziki usakuza. Ekuteri cyangwa iPad ukoresha bishobora kugukomeretsa mu minota itarenze 30. Kumva urusaku rwinshi cyangwa igihe kirekire bishobora kugutera ububabare bukomeye bwo kutumva. Hari impungenge kandi ko iyo amatwi yawe yangiritse adashobora gusanwa. Kubura ubushobozi bwo kumva bw'amatwi bigira ingaruka ikomeye ku bwonko. Abashakashatsi bo muri Amerika bagaragaje ko abantu bafite ikibazo cyo kutumva bahura n'ingaruka mbi zo ku bwonko. Ibi kandi binongera ibyago byo kurwara indwara yo kwibagirwa. Ibi bigira ingaruka mbi ku myigire kuko bigora gufata ikintu cyangwa se kwibanda ku bintu umuntu aba yatekereje. Barakugira inama bavuga ati tekereza kabiri mbere yo gukoresha ekuteri cyangwa kumva indirimbo ukunda mu ijwi riri hejuru, kuko bigira ingaruka mbi ku bwonko no ku matwi. Nimba wumva umuziki cyangwa indirimbo ukoresheje ekuteri igihe kirekire, ntukongere volume ngo urenze kuri 60%, kandi nibura ku munsi ufata ikiruhuko cy'isaha imwe utari kuzikoresha. Icya karindwi, guhora uri wenyine ntusabane n'abantu. Kuganira n'abantu ni ingenzi cyane ku buzima bw'ubwonko bwawe. Kumara umwanya munini uri wenyine ni bibi ku bwonko bwawe nko kudasinzira bihagije. Kuba turi kumwe n'inshuti n'imiryango bituma dukomeza kugira ibitekerezo bishya. Ahubwo kwigunga byongera ibyago byo kwiheba, guhangayika ndetse no kwibagirwa. Nimba ushaka ko ubwonko bwawe bukomeza kugira ubuzima bwiza, jya umarana umwanya n'inshuti zawe za hafi n'umuryango wawe buri gihe uko bishobotse. Icya munani, ibitekerezo bibi n'abantu bakubwira ibintu bibi. Niba ufite akamenyero ko guhora utekereza ibintu bibi nkaho nta kintu cyiza gishobora kukubaho, imimerere y'iyi si ni mibi cyane kuri wowe. Ahazaza ni mu ijuru, amahirwe yawe ni make. Ibyo byose byangiza ubwonko. Ibitekerezo bibi bitera imihangayiko, kwiheba no guhangayika. Ibyo bikaba ari impamvu ikomeye itera indwara yo kwibagirwa no kugira ibibazo byo kwibuka. Gerageza guhagarika ibitekerezo bibi kuko kubikora buri gihe bizahinduka akamenyero, bityo no kubyivanamo birusheho kugorana. Nimba udashobora kubikora wenyine, shaka ubufasha bwa muganga w'indwara zo mu mutwe. Kwirinda inshuti mbi nabyo ni ingenzi cyane. Ikindi, gerageza kwirinda kureba inkuru mbi cyane. Icya cyenda, kurya cyane. Ni ingenzi cyane no ku bwonko kugira indyo iringaniye kandi ikwiye. Abantu benshi bagira porogaramu zabo zitandukanye kugira ngo bakurikirane kalori zabo za buri munsi, ariko igisubizo cyiza ni ugukora indyo bwite ukurikije inama z'inzobere mu by'imirire hanyuma ukayikurikiza. Abantu benshi batekereza ko kurya indyo yuzuye ari ukugabanya ibinure, ariko mugomba kwibuka ko 60% y'ubwonko ari ibinure. Bityo rero ni byiza kurya ubwoko bwose bw'ibiribwa ariko bikaribwa mu rugero. Byongeye
bikomeye, kunywa inzoga no kunywa itabi byangiza ubuzima. Ingaruka zikomeye cyane zabyo ziri ku bwonko. Ibi bintu bigabanya imitsi yo mu bwonko kandi bikangiza uturemangingo. Impamvu yacu ya nyuma ya 10 irebana n'igihe umara kuri telefone cyangwa kuri televiziyo. Gukoresha telefone zigendanwa cyane mu gihe cyo kureba amashusho bigira ingaruka zikomeye cyane ku bunini bw'ubwonko n'imikurire yabwo. Gukoresha telefone zigendanwa cyane ku bana bitera kwangirika cyane kw'inyuma h'ubwonko, bitandukana kuva ku rubyiruko kugeza ku myaka 25. Ubushakashatsi bwagaragaje ko abana bamara amasaha arenga 7 ku munsi kuri televiziyo cyangwa kuri telefone bafite ubwonko buto. Kubera iyo mpamvu, igihe abana bakoresha interineti kigomba kuba gito cyane. Nanone si byiza gusinzira televiziyo iri hafi y'uburiri bwawe. Niba ushaka kuvugana kuri telefone igihe kirekire, ni byiza gukoresha indangururamajwi ya telefone aho kuyishyira ku gutwi, kandi kohereza ubutumwa bugufi ni byiza kuruta kuvuga. Bakunzi bacu beza, turabashimira kubw'umwanya mwaduhaye. Abatarakora subscribe turabasaba kuba mwayikora kugira ngo ibiganiro bijye bibageraho mu ba mbere.